amajyambere oye 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 FPR oye ubumwe demokarasi amajyambere oye oye oye. Abahanzi bari muri serire specialize by'umwihariko bashamikiye ku muryango FPR Inkotanyi kuri uyu wa gatanu tariki ya 6 Mutarama 2023 bubakiye inzu umukecuru utishoboye Muhutukazi Beransira utuye mu murenge wa Nyamirambo akagari ka Rugarama umudugudu wa Rubona. Neza cyane n'abanye mutagiye imbere harimo n'ibikuta byasadutse nyine nabona bimeze nabi nabirwa bwena nkavuga imvura niri buze umuyaga urahuha gutya ujyane ruguru mwakanyamahanga abazi ko mbese agenda amabati ndabashima cyane Imana ibaha umugisha n'ababyeyi ko Imana ibaha umugisha kabisa nari mugoroba baje bakabimbye n'ababyeyi Imana ibaha umugisha kugende murare neza nanjye ndare neza mu cyamahoro umunsi. Itsinda rya muzika ryitwa Desemu ribarizwa mu karere ka Rubavu ryitabiriye iki gikorwa bavuga ko abahanzi bafite umusanzu wo kubaka izina bagenzi babo basenye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. icyo dutanga cyane ni message. Izo message rero nk'abahanzi icyo tugomba kwibandaho ni message zubaka umuryango nyarwanda, ni message zifasha abanyarwanda kugira urukundo hagati yabo, gufashanya, gukomeza kungana ubumwe mu gihugu cyacu, dukomeze tugiteze imbere. Urumva ubu ngubu ari rwo ruhare dufite rukomeye cyane kushiriya ni gutanga message zikangurira abanyarwanda n'ubundi gukomeza kurinda ibyo twagezeho, tugakomeza no kugaragaza umutima w'ubutwari nk'uko twabivugaga, tukagerageza gufasha abantu bafite intege nkeya niba twebwe tukizifite, twese tukagenda mu mujyi umwe kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gitere imbere. Intore Tuyisenge umuhanzi w'umunyamuziki akaba n'umuyobozi w'urugaga rwa muzika avuga ko gukora iki gikorwa bituruka ku mutima n'uburere bahawe n'umuryango FPR Inkotanyi. Ubuhanzi kuko ibihangano byose dukora abaturage barabikunda, ariko kugira ngo babikunde nuko ari mwe mudufasha kubibagezaho. Ikindi nuko mu byo dukora byose tutari kumwe n'itangazamakuru ibihangano byacu ntabwo byabasha kugeraho. Kandi RPF yakuye u Rwanda hari yakomeye inkaho Musa yakuye abanyayisiraheli muri Egiputa. RPF uri inkingi mwikorezi, reka ndeke Bibiliya nigarukire mu mateka y'abanyirasenge Nyabonyana. RPF uri inkingi mwikorezi. Murakoze. Mutima w'urugo Uwineza Claire Munyamabanga muri serire specialize y'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi avuga ko batekereje gukora iki gikorwa nk'abahanzi baba mu muryango RPF Inkotanyi. Iki ni igitekerezo cy'abahanzi b'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi bari muri serire specialize nk'uko twabivuze. Bavuze bati nk'abanyamuryango ba RPF ni iki twebwe twakora cyagaragaza ko natwe turi abanyamuryango, kandi kwa gukunda igihugu duhora tuvuga muri siroga tukabivana muri siroga ahubwo tukabishyira mu bikorwa. Rero ngira ngo naho igitekerezo twaricaye twebwe nk'abanyamuryango cyangwa se nk'intore z'umuryango turavuga ngo ubumwe bw'intore bunoza intambwe. Abahanzi rero baratekereza, umwe akazana igitekerezo undi akazana igitekerezo, nyuma yo kugira igitekerezo umwe akazana ubushobozi afite undi akazana ubushobozi afite kugezaho iki gikorwa mubona nk'uko mwakibonye. Murigande Jacques uzwi ku izina rya Mighty Popo avuga ko abahanzi bagomba gufatanya kugira ngo batange umusanzu wabo. Iki gikorwa nk'abahanzi tubeshejweho n'ibikorwa nk'ibi ngibi, ariko noneho by'umwihariko dutegura imyaka 35 ya anniversary y'umuryango FPR Inkotanyi, nibwo twatekereje gukora igikorwa cyo gufasha mama warokotse jenoside yakorewe abatutsi. Mu bihangano byacu nk'abahanzi tuba dusana imitima y'abantu, tuba duha abantu morale, niko tubayeho. Umuhanzi aba ari umukire, aba ari umukene, kwitanga kwabo kurangana. Rero iki ni igikorwa cya mbere cyateguwe dutegura kwizihiza imyaka 35 ya FPR, ariko nanone igikorwa ubundi twirirwamo dusanzwe dukora. Nubwo waba unejeje umuntu akumva indirimbo yakabyina arizihirwa agakora neza akazi ke agakunda
akunda aho atuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo Uwera Claudine ashimira serire specialize y'abahanzi bashamikiye ku muryango RPF Inkotanyi kubw'igikorwa bateguye cyo gufasha umukecuru utishoboye. Turashimira cyane serire specialize y'abahanzi b'abanyamuryango RPF Inkotanyi. Ni igikorwa cyateguwe mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'umuryango RPF Inkotanyi maze imyaka 35, ariko by'umwihariko mu murenge wacu wa Nyamirambo turashimira cyane abahanzi kuba baratekereje kuza gusanira umukecuru wacu dufite umupfakazi wa jenoside wari ufite inzu imeze nabi, n'ubundi yari isanzwe ku rutonde rw'amazu ameze nabi muri Imani Security Issues. Dufite gahunda n'ubundi yo kuzayisana mu bufatanye bw'abaturage, ariko tubonye inkunga y'abahanzi tukaba tubishimira cyane. Usibye kuba uyu muturage utishoboye yasaniwe inzu, ubuyobozi bw'umurenge wa Nyamirambo bwamugabiye inka izajya imuha amata, kandi ubuyobozi bwanageneye abandi bacecuru ibitenge byo kwambara. Uyu muryango w'abahanzi bashamikiye kuri FPR Inkotanyi kugeza ubu ufite abahanzi basaga 100 bafatanya mu bikorwa byo gufasha abatishoboye mu bice bitandukanye by'igihugu. Nkundiye Eric Bertrand mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge i Kigali. Amajyambere oye oye oye, FPR oye, ubumwe, demokarasi, amajyambere oye oye oye.